Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana kandi n'abatameze neza namwe Imana ikomeze kubagira neza, sibyo? Ikomeze gutuma mumera neza. Wari wabona umuntu urumva reba zanzige nyine ziba ako mu gikungu nsakuriza biragufasha iki, birakumarira iki? Kwa kundi nyine mama afite urugi umuntu yari hanze yireba. Rero njye nkunda kubona abantu baraza bakireba bakirya bakishwatagura ndi kwareba bicekera. Anyways, ikintu gitumye mfata kano ka video, umuntu ashobora, sibyo? Njyewe kera nahoze mfite imiteto mu mutwe wanjye, nkajya numva ko nta muntu ushobora kugukorera ikintu kibi ubaho. Nahoze numva ko hari kera ariko ntago ari ubu ngubu maze gukura. Nahoze numva ko nta muntu mubi ubaho, numvaga nta muntu wangirira ishyari, numvaga nta muntu wambwira nabi ntacyo namukoze, numvaga nta muntu wantuka ntacyo namukoze. Nyine yego nanjye mvuga nabi, sibyo? Nubwo ubu natagitukana ariko kera naratukanaga nkiri umwana. Ariko ibyo ngewe nyine ni ibintu biraho, hari ukuntu umuntu akora akazi by'ako kanya ukarakara, sibyo? Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, sibyo? Hari ukuntu umuntu mushwana mukarakaranya mukabwirana nabi ariko hacamo igihe nako n'iminota mikeya nyine ukabona nta kibazo. Ngewe ntago nafata umuntu mubike mu mutwe wanjye, mugire inzika, mugendeho aho mubonye nandike comment mbi, ikintu cyose akoze mvuge nabi, sinabishobora. Noneho nkibaza ubu nyine ariko narabimenye ko ibyo bintu birashoboka, byabaho umuntu akajya kugenda akajya ibintu nk'ibyo ndabizi ko bibaho. Aho warabona ikintu nibaza, umuntu arashobora kujya, niba ari akazi, niba nabyita akazi, niba nabyita iki, aho akubonye hose wakwikorera ikiganiro agashyiramo comment akagusebya akagusenya agakorera iki. Noneho njyewe hari umuntu maze iminsi mbibonaho, nabibonye kuva kera ariko nkagira ni ibintu bisanzwe, ari ikibazo ko nkora video ubundi nuko mpita nihutira kugusibiza comment kuko nta mpamvu yo kubika ibintu nk'ibyo ku buryo wajya uhora ubireba ukababara. Mpita ngira vuba nkazisiba. Noneho yigeze kwandika arambwira ngako ka business ngo wihaye ngo nushaka ubireke ngo uzahomba ngo ubure ngo n'udushu twawe. Utuye dushusi? Hari rero bagira amagambo atanasobanutse, utuye dushu? Njye ari business y'amashu mfite, ariko njye nta mutima mubi mufite. Ahubwo abantu, umuntu ashobora kwishyiraho umutwaro nk'uwo nguwo wo kujya ahora yandika comment mbi ku muntu, uramwanga ukamusebya ukazana ibyahe n'ibyahe, bibaho n'ibitabaho. Yego niyo wavuga ikintu cyanyacyo cyangwa gishoboka, ni ngombwa se ngo ujye uhora usenya umuntu? Ntago ari ngombwa kujya uhora wandika comment mbi from Monday to Sunday ari byo bikuba mu mutwe, sibyo? Ahubwo niba umuntu akoze ikintu cyiza, sibyo, mushyigikira, ujye uza wandika udukomenti twiza umbwire ko nkunda. Njye nta muntu simbizi mu mavideo yanjye nta bantu bajya baza ngo bandike comment mbi, sibyo? Ahubwo abenshi ni abatubwira ko badukunda, mwanditse ibintu bidasobanutse araza akavuga ati sibyo nyine utuntu turi aho ngaho, ariko ubona ko umuntu akandikanye umutima mubi ariko ntago ashyiramo ibintu nyine bikakaye. Ariko umuntu umwe niwe wenyine kandi niwe wisubiramo, niwe wenyine ujya wandika. Ariko njyewe n'ukuri nta kintu babimbwiye, yego njya ku kanya mbona comment nkahita mvuga ati ko mbega amagambo bikantungura, ariko mpita mbisiba amahoro yanjye akigumiraho. Ariko umuntu uba utekereza gutyo
ni wowe uri kwiyangiriza. Burya umuntu utuka we nta kibazo aba yifitiye. Niba ari depression dore ko ziza ukuntu gutandukanye, ugasanga umuntu afite ibibazo byaramurenze, depression yaramurenze, yirirwa atuka abandi bantu. Sibyo, ibyo bintu rero sinzi ukuntu ubana nabyo, kwirirwa utuka abantu, kugambanira abantu. Mana yanjye, njyewe niyo ndakaye nkarakazwa n'umuntu, nuko nyine iyo mbabaje ndarakara, njye ntabwo nzi kwihishira, nkunda gusekera kandi nzi neza ko ndi kugutekerezaho ikintu kitari cyiza. Wenda ushobora kuba wankoreye ikintu kibi, mu gihe ye ntarabona ko nta mutima mubi, mu gihe ntarabona ko byibura nawe ushaka ko tuvugana cyangwa ushaka ko twongera kuvugana, njye ntabwo nshobora kukuvugisha cyangwa ntabwo nshobora nkwereke ko nta kibazo dufitanye kandi tugifitanye. Ariko iyo birangira neza, nta bintu by'umutima mubi, sibyo, nta byadanje. Ibyo ni ibintu bibaho kandi bikarangira, sibyo. Akandi kantu, uyu munsi nafashe video ku nyine nta kundi, ibintu nyine bikujemo urabikora. Akandi kantu rero nagira ngo nivugira ahangaha, ni ukuvuga ngo mu buzima tuba turimo bwa buri munsi, sibyo, kugira ngo umuntu agere ku kintu gikomeye cyangwa kugira ngo umuntu agere ku kintu cyiza, ni uko ahera hasi akabanza akavunika, sibyo. Nanjye ibi mbabwira nibyo ngenda nigira mu buzima bwa buri munsi, ntago ari ukuvuga ngo ndabizoberemo. Nanjye ni ibintu mba mbona nkabona ko bibaho, ko nanjye kera babivuga hari ibintu bajyaga bavuga nkumva si bishoboka, ariko ubu ngubu hari ikintu mbona koko nkabona ko gishoboka kandi niko cyakagombye kugenda. Tuvuge ngo niba ukeneye gutera imbere, niba ukeneye kugera ahantu hakomeye, ntuzatekereze ko uzabyuka uyu munsi, uzabyuka ugahita ubona amahirwe aragusekeye araje. No. N'abantu ubona bageze ku bikomeye, n'abantu ubona bameze neza uyu munsi, urebye neza ahabanje habo bahereye hasi, batangiye batereta, batangiye birwanaho kujya bagire ku bintu bikomeye. Nanjye iyo mbabwira mba nibwira nta bintu bikomeye ndageraho, nta nzozi zanjye ndageraho. Inzozi zanjye nagezeho ni ukubyara, ni ukugira umuryango, ariko izindi nzozi ntabwo ndazigeraho, ndacyafite ibintu byinshi byo gukora. Nagira nkubwire ngo niba utekereza ukavuga ati nzaba umuntu ukomeye, nzagira izina rikomeye, ugomba kubirwanira ugahera ubu ngubu udasinzira, ushaka kuvuga ati ndakora iki, sibyo. Niba ushaka kuzaba umuhanzi ukomeye, izina ryawe rigakomera rikazamuka, menya ko ugomba kwivunikira. Cya mbere senga, cya kabiri shakisha inzira zose, nushaka wandikire bande ubabwira ati ko mfite impano mwamfashije. Shaka inzira zose zishoboka, imwe iranga indi igashoboka. Uyu munsi urabwira umuntu umwe agukatire, ariko hari uzageraho akagufasha. Niba ufite inzozi zo gukina filime, urabiharanira, kora ibishoboka byose. Ushobora kumara imyaka 5 bitarakunda, ugerageza byanga, ariko niba ko kubishaka nukomeza, finally bizarangira ko kubigezeho kandi usigaye uri umukinnyi wa filime ukomeye. Niba ushaka kuba umuyobozi, biharanire, tangira ube umuyobozi kuri duke, kuri bakeya, sibyo. Utangire witware neza nk'umuntu w'umuyobozi, utangire witware nk'umuntu wayobora, bazakubona, abazajya bakubona uri responsibility mu bintu byose. Bazavuga niba ajya gutora umuyobozi runaka, bazavuga ati hari umuntu tuzi wabishobora ibi bintu, usange baragutoye. Yego uzabiharanira imyaka myinshi batakubona, batakwita, ariko hari igihe kizagera akavuga ati ariko hari umuntu tuzi bino bintu wabishobora. Birasaba kuvunika. Ikindi, kugira ngo ugere ku kintu ushaka, uzabanza
hari aho uzagera bakagusuzugura, hari aho uzagera bakagukandagira, hari aho uzagera bakavuga ati nyine emera guca bugufi, emera guca bugufi, umuntu nagusuzugura ubyakire, umuntu numwaka serivisi ntayiguhe ubyakire. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane muri iyi si ya rurema n'umuntu umaze kugera hagera. Nimuganira azakubwira ko hari abantu yageze bakamuca intege, nimuganira azakubwira ko yarwanya intambara itoroshye kugira ngo agere aho hantu. Niba ushaka kuba umuyutuba ukomeye, nanjye ubabwira ibi ngibi naho ndagera ndacyari hasi, ariko ndabizi neza ko nzaba umuyutuba ukomeye. Yego gukomera nta kundi nuko nzaba umuyutuba uri hejuru, nyine bigaragara ko YouTube yanjye ikomeye, ariko ubu sindabigeraho nanjye ndi kubiharanira. Niyo mpamvu ndi kuvuga ati ndababwira nanjye nibwira, niba ushaka kuba umuyutuba ukomeye ihanganire ibicanege. Hari ibiganiro uzakora abantu bakaguca intege, bakakwandikaho comment mbi, ariko abazakugira inama uzabumve. Hari bamwe na bamwe mu nshuti zawe cyangwa n'abandi bazagenda baguca intege bakubwira ati ibyo bintu wabiretse wabivuyemo, ariko wowe ko yakuze icyo ushaka ntuzacike intege. Ikintu nakugiraho inama utazakora, ntuzakora ikintu kibi, ntuzajye kuri YouTube ngo utukane, ntuzajye kuri YouTube ngo uvuge ibintu nyine bitari ngombwa kuvugwa, ariko ibindi byo nta kibazo. Ubundi iterambere iryo ryo ryose ritarimo icyaha, ritarimo ikintu kibi, iryo ryo nta kibazo. Uzarwane uko ushaka uko ushoboye, ariko ugere ku iterambere ryawe. Njyewe ndakubwira ati upfa kuba nta kintu kibi uzakora, utazagambana, utazica, utazakora za content tuzi twese zisebanya, amakuru atariyo, guhimba kugira ngo ubone views. Kora ibintu byiza biciye mu mucyo, nabyo bizaguha amahoro. Gukora ibintu biciye mu mucyo nibyo bitanga amahoro. Naho nujya kwiyishyiraho ngo urakora inkuru zitabaho, ujye gushaka abantu ngo baze ngo bavuge ibintu bitari byo, ngo baze babeshyere kanaka ngo bamuteye inda, ibyo byo nyine gushaka kuzabona izo views, ariko nta mugisha zizaba zirimo. Zizaba zirimo kubeshya, kubeshyerana, gusiga icyasha, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Ariko uzakora icyo ushoboye cyose, igishoboka, gipfa kuba atari kibi, gipfa kuba atari icyaha. Naho ikintu wakoze kitari kibi, kitari icyaha, abantu bakaguca intege bakakuvuga bagakora iyo bwabaga, icyo ntuzakireke, uzakomeze. Nuwitubire kugacika intege ukumva byakabaye, menya ngo nta hantu uzagera, menya ngo akazi kawe nuwitubivamo uzamenye ngo urimo urata umwanya w'ubusa. Hari abantu bakubwira ibintu baguca intege bikanga ukagerageza bikanga, ugasaba umuntu ubufasha akakwangira, ugacika intege ukavuga ati sundi wabyihorera. Oya sheri wanjye, uzakomeze uhatane urwane, sibyo? Nanjye uziho ndi gufata video nk'iyi ndi kuvuga gutya, mba ndi gushaka kubwira abantu benshi, ariko iyo ndi kubivuga nanjye mba nibwira kugira ngo iyi video ninzajya ncika intege nkumva nabireka, cyangwa nk'ibintu ndi kuvuga bimbayeho, nzajya nza ndebe ino video nongere nisubize imbaraga mvuga ati ariko ibintu navugaga reka ntaba ari njyewe ubirengaho. Ntago waza ngo ugire abantu inama ngo wowe nurangiza uyirengeho usange ni njyewe uguye, kandi ari njyewe uri kubagirira impamvu rero babikoze. Nanjye ndi umuntu ngira umutima, kandi twese turi abantu pe. Hari ukuntu umuntu agera muri situation ikomeye, sibyo? Akaba yavuga ati reka mfata agapoze k'icyumweru, kamfata agapoze k'ukwezi mbanze nduhuke mu mutwe, cyangwa se akaba yanavuga ati reka mbireke. Iyo udafite umuntu wenda ukuba hafi kugira inama igukomeza, hari igihe birangira ko kubivuyemo. Turi abantu ducika intege, bitubaho, ntago nabarenganya, ariko bisaba nyine gukora no kwihangana. Ukabyuka, hari igihe kizagera ukagera kuri bya bindi ushaka. Nukomanga ku muryango umwe ntibagufungurire, cyangwa bakagufungura bakagusubizayo bataguhaye ibyo washakaga, uzagenda ukomange n'ahandi, sibyo? Nizere ko mwabyumvise. Abantu mucibwa intege na comment namwe mujye mwihangana, nanjye narabibonye ko bibabaza. Hari igihe umuntu azakavuga ibintu ahantu ukavuga ati nk'uyu koko, nk'uyu nguyu, ariko nimushake mujye muvuga comment mbi, njyewe nzajya nzisibe,
ubuzima bwikomereze. Nawe ujye ukomeza uruhuze uvuge ngo nzahomba. Ese nzahomba gute? Ntabwo nzahomba. YouTube channel se kidahomba. Reka nintakora aho mu gihe nakoze, mu gihe nkifite imbaraga zo kuvuga no gukora, humura ntabwo nzahomba. So guys, kambareke mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda. Mfashe video ntekerejeho mu kanya gatoya, ariko ndakeka ko hari abantu benshi iri bufashe, hari abantu benshi bari bwumvireho. Imana ikomeze kubarinda kandi ndabakunda cyane. Bye.